Data nongeye kubasuhuza abakunzi b'isengesho ryacu hanurira umunsi wawe aho muherereye hose ku isi hirya no hino. Imana ibagire neza. Yobu 3:8 haduhishura ko hari abakorera Satani bashobora kuvuma iminsi. Muri hanurira umunsi natwe duhagarara mu byanditswe byera tukavugana n'amasaha y'umunsi tugahinyuza Satani n'abamukorera. Oh haleluya! Uyu munsi turahagarara mu Bami ba kabiri 2:15. Abami ba kabiri ibice 2 umurongo wa 15. Reka tuhasome. Maze babana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye bamubonye baravuga bati umwuka wa Eliya ari muri Elisa. Nuko baza kumusanganira bamugezeho bamwikubita imbere. Amen. Turavugana n'amasaha y'uyu munsi rero tuvuga yuko abatugayaga abadusebyaga bari buduhindukirire mu izina rya Yesu ubaha Imana yacu. Oh haleluya! Mu izina rya Yesu Kristo, wa munsi we uri umunsi udasanzwe aho abantu bambaye umubiri bari bangayaga bajyaga banseka bari mu mpindukirire. Uwiteka ari bugaragaze icyubahiro cye mu buzima bwanjye, maze abantu bansekaga barampindukirira, abantu basebyaga Imana yanjye barayiramya. Oh haleluya! Wa munsi we uri umunsi udasanzwe aho oh haleluya abanzengurutse bibwiraga ko narindagiye baribona Imana yanjye bagashima izina ryayo ku buzima bwanjye. Oh haleluya! Uyu ni umunsi Uwiteka ari bwubahisha izina rye mu buzima bwanjye. Uyu ni umunsi Uwiteka ari bwubahisha izina rye mu kazi nkora. Uyu ni umunsi Uwiteka ari bwubahisha izina rye ku mazina yanjye. Uyu ni umunsi Uwiteka ari bwubahisha izina rye oh haleluya mu ngingo z'umubiri wanjye. Uyu ni umunsi Uwiteka ngaragazaho icyubahiro cye, maze abantu bansekaga abantu bangayaga bose barampindukira baramya Imana yanjye. Uyu munsi abantu bari barantaye oh haleluya barampindukirira oh haleluya bamenye ko mfite Imana ikomeye. Oh haleluya! Abami ba kabiri 2:15 ngo baramuhindukirira bamwikubita imbere. Oh haleluya! Bahindukira Elisa bamwikubita imbere. Uyu munsi Uwiteka ariyubahisha mu buzima bwanjye. Uyu munsi Uwiteka arangaragazaho icyubahiro cye. Uyu munsi Uwiteka aransukaho igikundiro, maze abari baranteye umugongo bampindukirire bambwire bati ufite Imana. Oh haleluya! Wa munsi we uri umunsi udasanzwe aho Uwiteka yigaragaza mu buzima bwanjye, maze abibone n'abishyira hejuru bumvaga ko ntacyo ndicyo, bumvaga yuko nta kiza nabona. Oh haleluya! Abo bose barangarukira bamfukamire bamenye ko Imana yanjye ikora. Oh haleluya! Wa munsi uri umunsi udasanzwe aho Uwiteka ari bunkorere ibitangaza bituma banzengurutse baramya izina ry'Imana yanjye. Wa munsi we amasaha yawe ni amasaha adasanzwe aho Uwiteka agenda mu buzima bwanjye agakora ibidasanzwe, hanyuma abantu bakamenya yuko mfite Imana. Uri umunsi udasanzwe abanzi banjye oh haleluya baramenya ko mfite Imana. Oh haleluya! Abanseka baramenya ko mfite Imana, abangayaga baramenya ko mfite Imana, abavuga ko gusenga ntacyo bimaze baramenya ko mfite Imana mu izina rya Yesu. Uyu ni umunsi udasanzwe rero oh haleluya aho Uwiteka ihesheje icyubahiro mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Oh haleluya! Oh haleluya! Amen.